bayobozi muhagarariye inzego zitandukanye z'igihugu cyacu, batumirwa mwese mwitabiriye uyu munsi mukuru, mbanje kubasuhuza no kubifuriza ikaze mu ishuri rya polisi rya Gishari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu izina ry'ubuyobozi bw'ishuri, abarimu n'abakozi baryo, turabashimira ko mwaje kutuyobora muri uyu muhango. Ni ishema rikomeye kuba turi kumwe namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu munsi mukuru wa polisi y'u Rwanda, uri buberemo n'umuhango wo guha ipeti abanyeshuri barangije amahugurwa abategurira kuba abaofisiye bato muri polisi, icyiciro cyayo cya 14. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri barangiza amahugurwa uyu munsi bayatangiye tariki 15 Nyakanga 2025. Bose hamwe ni 436, barimo abagabo 327 n'abakobwa 109. Bari mu byiciro bikurikira. Icyiciro cya mbere ni cy'abanyeshuri 124 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye mu ishuri rikuru rya polisi riherereye i Musanze. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 172 bari basanzwe ari abapolisi bato, barimo abanyarwanda 163 n'abandi 9 baturutse mu gihugu cy'inshuti cya Seychelles. Icyiciro cya gatatu, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni abanyeshuri 86 baje muri aya mahugurwa bavuye mu buzima bwa gisivili. Icyiciro cya kane kigizwe n'abanyeshuri 50, barimo 30 b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NSS na 20 b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Icyiciro giheruka, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'abanyeshuri 4 bakoreye amahugurwa y'abaofisiye bato mu bihugu by'inshuti bya Singapore na Misiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe aba banyeshuri bamaze hano bize amasomo agamije kubongerera ubumenyi, ubushobozi, imyitwarire n'imikorere ya kinyamwuga ku rwego rw'abaofisiye bato muri polisi. Nyuma y'isuzuma bumenyi bakorewe, imbaraga n'umwete bagaragaje mu masomo bahawe, dufite icyizere ko bazakora neza akazi kabategereje. Tukaba tubasabira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mwabaha ipeti rya Assistant Inspector of Police. Turabashimira afande ku cyerekezo gihamye, umurongo n'inkunga iri shuri riha shyigikira amahitamo bagize yo gukorera igihugu cyacu muri polisi, NSS na RIB. Dushimiye kandi abanyeshuri barangije aya mahugurwa, tubasaba guharanira gukora kinyamwuga, bakarangwa n'umurava, ubunyangamugayo n'ikinyabupfura aho bazaba bakorera hose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yo gusoza iri jambo ry'ikaze, mu nyemerere nongere nsabe umuyobozi wa gahunda guhamagara abanyeshuri 4 bahize abandi kugira ngo mubaduhembere. Nyuma yaho kandi turabasaba munatanga ipeti ku banyeshuri barangije amahugurwa. Murakoze, Your Excellency. Arakoze umuyobozi w'ishuri ku ikaze atanze ndetse no kubirebana n'aya mahugurwa agiye gusozwa, bimwe muri byo atugejejeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko umuyobozi w'ishuri asoje abibasaba, gahunda ikurikiyeho ni uguhemba abanyeshuri 4 bahize abandi. Ibihembo bari buhabwe bikaba ari ibikurikira. Hari igihembo kigiye guhabwa umunyeshuri waturutse mu gihugu cy'inshuti cya Seychelles kubera imyitwarire ye ntangarugero yagaragaje muri aya mahugurwa. Ibindi bihembo 3 birahabwa abanyeshuri baje imbere ku rutonde rusange nyuma yo guhuza ibyavuye mu masuzumwa yose bakorewe. Nkaba ngira ngo munyemerere mbanze mpamagare aba banyeshuri bigire hano imbere.
umunyeshuri waturutse mu gihugu cya Seychelles wagaragaje imyitwarire ntangarugero ni Officer Cadet Nicolette Marie. umunyeshuri wabaye wa gatatu ku rutonde rusange ni Officer Cadet Chantal Mureshya. uyu nawe akaba aturuka mu rwego rwacu rwa NISS. umunyeshuri wabaye uwa kabiri ni Officer Cadet Isayi Kayiranga, aturuka muri Rwanda National Police. umunyeshuri wabaye wa mbere ni Officer Cadet Boaz Castro, nawe ni wa Rwanda National Police. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherekejwe n'umuyobozi w'ishuri, twabasabaga kwigira imbere mugashimira aba banyeshuri bahize abandi, mukabashyikiriza n'ibihembo bagenewe. uyu munyeshuri mwiza mu baturutse Seychelles ni Officer Cadet Nicolette Marie. umunyeshuri wabaye uwa gatatu ni Officer Cadet Chantal Mureshya. umunyeshuri wabaye uwa kabiri ni Officer Cadet Isayi Kayiranga. umunyeshuri wahize abandi muri rusange ni Officer Cadet Boaz Castro. ku gihembo agenerwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hariyongeraho umudari mugiye kumutwambikira uhabwa umunyeshuri wahize abandi. murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasubira mu byicaro. murakoze mwakwicara. aba banyeshuri rero bamaze guhembwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni abanyeshuri muri rusange bagaragaje ubudasa mu bikorwa bakoze byari bigize imyitozo, byaba ibyasabaga imbaraga, ibyasabaga kwihangana no kudacika intege, ibisaba ubwenge, kugaragaza imyitwarire myiza, ndetse mu byo twasuzumye harimo no kureba uburyo bakorana n'abandi. ni uburyo bwiza rero butumye baba ba mbere kandi bashimwa. nk'uko umuyobozi w'ishuri yari yabisabye, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bageze ku byo basabwaga bose uko mubareba bari imbere yanyu, tukaba tubasaba kwigira imbere mukabaha ipeti.
Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasubira mu byicaro. Murakoze, mwakwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo mumaze guha ipeti rya Assistant Inspector of Police bagiye kuryambara. Nibamara kuryambara, bararahirira imbere yanyu nk'uko amategeko abiteganya. Indahiro barayiyoborwamo na Assistant Commissioner of Police Eric Kanyabuganza, niwe ukuriye ishami ry'amategeko muri polisi y'u Rwanda. Abafise basha kwambika nipati iburyo ni ibumoso, hindukira komeza. Jewe ndahiye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibifashemo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kwakira indahiro y'aba baofisiye bashya, tugeze mu mwanya wo gukurikira umwiyereko w'itsinda rihagarariye abatwara amapikipiki muri polisi y'u Rwanda. Ntabwo ari kenshi bibaho ko abayobozi